ikintu cya mbere ni ukubanza kwakira ubuzima urimo, yego uko Imana yakuremye, aho yagushyize, umuryango wavukiyemo n'amateka n'ubuzima murimo, yego byose ukabyakira nyine ukabyisangamo. Iyo umaze kubyakira wenda muri mbavuga ati nkeneye iki, akakibura akavuga ati ariko wenda mu minsi iri imbere nakibona. yego Aho nyine ndavuga ni mama nahampishe nacyanye nyenze ubuzima arimo yego icya mbere ni ukubanza kwiyakira, niyo waba uri hanyuma y'abandi bose yego ukiyakira, kandi ikindi ugasenga Imana Yego. nkubwira icya mbere ibintu yakoze si byiza, yego kubyara abana ukabashyira ku isi warangiza ukabata, yego kandi yadutaye n'ubundi turi no mu ikode, yego turi mu buzima butari bwiza. Ikintu cya mbere ibintu yakoze ntabwo ari iby'ubutwari, yego ntabwo ari ibyo yakwifuriza abandi bagabo cyangwa abagore, yego ahari ajye yigaya. Kandi ikindi sinzi nimba bizashoboka ngo ajye yiyumvamo urukundo, kuko nubwo yagiye ntatuvugisha ntaki, mba numva ibintu yakoze atari byiza. suhuje nanone mwebwe mwese mukurikira Hirwa TV, Imana ibaha umugisha. Uyu munsi nanone twongeye gukora urugendo nk'uko ubushize twarukoze, murabyibuka hari umubyeyi twasuye witwa Umwari Charlotte, twagiye rero kumusura mu karere ka Bugesera, n'uyu munsi twasubiyeyo nk'uko mwaradusabye mutariko ubuhamya bwe twarabubonye ndetse twarabyumvishe byinshi, ariko dusubire tukareba n'uwo mwana mwaba mukoze. Rero uyu munsi twagezeyo batwakire baduhaye ikaze, ariko uyu munsi hari abantu batarakurikira Hirwa TV, akaba aribwo bwa mbere bagiye kujya kuri Hirwa TV Rwanda, twagira ngo mwibwire abantu babakurikiranye kugira ngo bamenye ese ni bantu ki, ni bande tugiye kubana nabo muri iki kiganiro. Twahera ku mubyeyi. Ishimwe, nitwa Umwari Charlotte, nkaba ntuye mu karere ka Bugesera, umurenge wa Ririma, akagari ka Nyabagendwa. Yego. Ndi umubyeyi w'abana 5, Yego. abahungu 2 n'abakobwa 3. Yego. Murakoze cyane. Umwana w'umukobwa nawe yatwibwira. Nitwa Icyizere Teta Neje, ntuye mu karere ka Bugesera, umurenge wa Ririma, akagari ni Nyabagendwa. Okay, murakoze cyane. Se Teta, uyu ni mama wawe cyangwa ni mama wanjye? Ni mama wawe. Yego. Ya mama Teta, turagushimiye cyane kuba wongeye kuduha ikaze, ukemera kongera ko twemerera ko tuza kugusura. Wari wabitwemereye, twe twabigusabye urabitwemerera. Rero uyu munsi na Teta yabonetse, turagushimiye cyane kuko waduteguriye na Teta. Teta, tuguhaye ikaze kuri Hirwa. Murakoze cyane. Yego. Ese Teta, wakibwira abantu bagukurikiranye bakamenya Teta, ese Teta ni muntu ki? Ni umukobwa, ni umudamu, ni umwana? Ese wakisobanurira abantu bakurikira Hirwa TV? Teta ni umukobwa ufite imyaka 17, avutse ku itariki 29 z'ukwa mbere 2005, mvukira no mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ririma, n'ubu ngubu niho tugituye, nkaba ndi n'umunyeshuri. Yego. Ya mwamwumvishe Teta rero ni umukobwa cyane, umwana w'umukobwa, aracyari mutoya, Imana imuha umugisha. Yego. Mama Teta, Yesu nashimwe. Umeze neza? Ndabona uyu munsi ufite ibinyamuneza ku maso. Yo ndabifite bihagije. Yego. Bihagije. Ndabibona rwose. Abana baraho Bameze neza nta kibazo. Yego. Ikiganiro cy'abantu baragikunze, baragikurikiranye, cyane n'abantu bahamagaye barabimbwira, baransati rwose uzadusubire kuturebera wa mubyeyi mama Teta, ndetse na Teta tumurebe. Wakoze kutwemerera ko duha Teta. Yego, murakoze nawe. Yego. Ese mwana yanjye, ubu Teta, uyu ni wa mwana wari urwaye? Uyu ni mwana wari urwaye. Yewe mana yanjye we Teta, Imana yarakoze. Yakoze ibikomeye. Bagusubize mikoro, ndumva ari we nshaka ko tuganira cyane. Ese Teta, igihe wari urwaye ukimara kubona umaze gukomereka, wumvishije bikumereye gute?
nk'umwana wari ukiri mutoya wari uri mu mashuri wiga ukabona kwiga birahagaze wabyakiriye gute? ibyo kwiga byo nta nubwo nari nyibyitaye, ahubwo narebaga igisebe mfite ukuntu tubayeho nyine nkabona nta herezo ryabyo mfite. Se wari ufite icyizere cy'uko ushobora kuzakira? nari ngifite kuko abantu bose bazaga, abaganga badusuraga ndetse na mama ubwo wari undwaje akavuga ati humura uzakira ntabwo ari wowe wa mbere. Wumvaga nyine ufite kwizera ko byanze bikunze nzakira? narabivugaga ko hagendaga hagabanuka ako gahoro cyane mu gihe kinini kubona havuye akantu gatoya. Yego. Yewe Mana yarakoze ni ukuri pe. Nta bantu bose bari bafite amatsiko yo kuba ese icyo kirenge ubwo nta hantu hari hameze gute, ese koko ubwo icyo kirenge cyarasubiranye, aho kaguru se koko ubu karagenda kumva biremera, iyo ugenda wumva bimeze neza wumva nta kibazo, wagira gutya hari ngira ngo ugasa n'ukuramo inkweto abantu bakareba icyo kirenge icyo ari cyo. Ngira ngo abantu murakibona kino kirenge teta, wabereka gutya ahantu hari hakomeretse n'aka gace gutya turebe. Imana yarakoze ni ukuri yakabyara yagize neza, Imana igisubiranye imibiri gakiza, ni ukuri Imana yarakoze. Teta, ubonye umaze gukira ukumva watangiye kwiremamo icyizere ko bishoboka ko uzongera ugasubira ku ishuri, ubundi ko abandi bana mwiganaga bari bamaze kugutambukaho? Maze gukira numvaga mfite imbaraga kandi nkumva nshaka no kujya ku ishuri cyane, nubwo nasibiye umwaka umwe ariko ntacyo byari bimbwiye cyane. Yego. Ese iyo wabonaga mama wawe n'ukuntu nta bushobozi yari afite, ukuntu papa wanyu yigendeye adahari, ukabona ubuzima mama arimo cyangwa mwebwe murimo, ni izihe mbaraga wabonaga kumva ko ushobora kuzavuzwa ugakira? Icyizere wagikuragaye? Icyizere ni ku Mana, gusenga akavuga Imana ishobora byose nta kinanira, naho ngo nashingiraga ndetse na mama wanjye ujya usenga tugasengana hamwe, naho ngaho icyizere cyavaga. Yego. Imana ni nziza. Mama Teta, Mana yanjye ni ukuri Imana yarakoze. Kera habayeho. Ni ukuri Imana yarakoze we, ugahita wibuka amezi yose wamaze uri Nyamata ukavuga utari ko si uyu niwe mukobwa wanjye turi kumwe. Tamusubize mikoro. Ntabwo njya nkunda kubivuga cyane ngo mbimwibutse, ariko ari igihe nibuka iri gufa ryasohotse iri ngiri iri hanze. Yego. N'iyi mitsi iyayamanuka turi kubona ko byasa nk'iryamugariye noneho yabaga hanze ukayirebesha amaso. Yego. Noneho nkongera nkibuka mbwira Imana ngo ufite pièce doroshanje wabikora. Iragendera yishakira itari pirate yishyiraho. Nanjye no kuri Imana yacu irashoboye. Iteye ubwoba. Abandi bana rero bameze neza nabo? Abana bameze neza nta kibazo, bari mu biruhuko. Yego. Bitegura no gusubira ku ishuri. Bitegura gusubira ku ishuri. Twari tubakumbuye, hari hashize iminsi. Uriya mubyeyi pe mbona afite gukomera, afite ijambo ry'Imana, ubona yikomeje, ntiyitaye ko ari wenyine, ntiyitaye ko ari mu bukode, mbona afite imbaraga nkavuga uriya mubyeyi reka nsubireyo tu nanjye yongera nkomeze. Abantu bajya bambaza ariko ubundi ko tubona nta kibazo na kimwe ufite. Ushya n'uwakureba arabona umeze neza cyane. Bakaza bakambwira ngo ariko ngo muri iyi minsi ufite ikigabo muri kumwe. Yego. Ahubwo si mfite ikigabo. Ufite umugabo. Wanjye haba umugabo. Noneho rero hari ubyumva mu mubiri nyine. Hari n'ahantu njya ntambuka akabati ntabwo umuntu ashobora kubaho kuri adafite umugabo. Adafite umugabo. Ariko buriya ni imitekerereze ipfuye. Yego. Nta kindi kirenze gusenga. Buri usenga Imana ibintu byose birashoboka. Kuko ushobora no kuba ufite umugabo uko ufite imibereho iri hasi cyane. Yego. Iyo utamufite bitewe n'iki, kuko giye buriya mu buzima ikintu numva niremyemo Yego. ni ikintu cyo kutiheba. Yego.
kumva ko Imana ishobora byose, kuba ko hejuru y'imbaraga z'abantu, hejuru y'urukundo rw'ababyeyi, hejuru y'urukundo rw'umugabo hari urukundo rw'Imana. Urwo ni rwo ninjiramo nkumva ibintu byose birashoboka, nta kidashoboka. Njya nkunda kubwira abantu rero buriya Imana isobanukiwe n'ibyo ikora, kandi sincitse intege, nta kintu kinteye ubwoba icyo ari cyo cyose, imbaraga zose kizazana ntabwo bafite. Amen. Nuko ngusoma nibereye. Ndumva uyu mwanya twohateta ngira ngo afite ikintu kinini cyane yabwira abandi. Uyu munsi hari abana papa wabo batari kumwe na ba papa wabo, bakumva b'abakobwa, bakumva ishuri barivamo, bakumva bananiye ababyeyi babo, mbese batacyubaha abamama, mbese nyine bafite imyitwarire itari myiza. Nawe hari abo ugenda ubona. Ese wowe nka teta ubana na mama uyu munsi, ndakeka ko hari ibintu byinshi ukenera, umwana w'umukobwa akenera. Ese iyo ubonye mama atabashije kubiguha, adafite ubushobozi bwabyo, ubyitwaramo gute icyo gihe? Ubundi ikintu cya mbere ni ukubanza kwakira ubuzima urimo, uko Imana yakuremye, aho yagushyize, umuryango wavukiyemo, n'amateka n'ubuzima murimo, byose ukabyakira nyine ukabyisangamo. Iyo umaze kubyakira, wenda muri mbabwira ati nkeneye iki, akakibura, akavuga ati ariko wenda mu minsi iri imbere nakibona. Aho nyine ndavuga ni mama nahamishe, nacyanye nyenze ubuzima arimo. Icya mbere ni ukubanza kwiyakira, niyo waba uri hanyuma y'abandi bose, ukiyakira, kandi ikindi ugasenga Imana igufashamo, ugatuza, ukisanga mu bandi nyine ukumva nta kibazo. Biragaragara ko ari wowe mukuru mu bana b'abakobwa, inyuma hari abandi bana barumuna bawe. Ese ni iki ukunda kwicaza barumuna bawe ukabaganiriza? Ni izihe nama ukunda kubagira? Icya mbere njya mubwira ni mujye mureba mama, nubwo tutari kumwe na papa, ariko ni umubyeyi dufite. Iyo tumwubaha, ibyo atubwiye tubikore, ibyo aduha twakira, ibyo gukora ari ikintu byanjye si byiza. Ese hari ukuntu ujya wicarana na basaza bawe, kuko ndakeka ari we mukuru mu bakobwa, ariko basaze nibo bakuru, hari ukuntu mujya mwicara mwebwe nda mama wanyu atumva mukaganira? Turaganira, ariko uba ubona nyine iby'ubuzima tubarimo ntibabyitayeho, ntabwo ubona bitabahangayikishije. Ubundi cya mbere bamaze kwiyakira. Imana ijya iguha umugisha, kandi ujye ugira imbaraga, ukomeze barumuna bawe, kuko ibyiza biri imbere. Baracyari batoya, muzabigeraho, kandi n'uyu wundi nta kintu mubaye. Ntacyo tubaye. Ku ishuri se bimeze gute? Ku ishuri biragenda nta kibazo. Ese ni mama wawe ukwishyurira? Oya, ntabwo ari mama. Ninde se ukwishyurira? Ni papa se? Ntabwo ari papa. Ninde ukwishyurira? Ni umuntu uba hanze, niyemeye gufasha abana bafite ubwenge ariko badafite ubushobozi bwo kwishyurira. Niwe nishyurira. Ubu se nk'uyu mwanya waguha akanya akakubwira ngo nibura gira umuntu ushimira, kuva uvutse kugeza uyu munsi, ni uwuhe muntu cyangwa ni abahe bantu wumva ushobora gushimira kugeza uyu munsi, kugeza ku myaka yawe 17? Ikintu cya mbere nashima Imana, kuko nidushoboza byose. Kabiri ni abantu badufashije, ndwaye bakamvuza, bakajya batwohereza, abantu bose badufashije n'ubu ngubu bakidufasha. Gatatu ni madamu Jeannette Kagame, kuko n'ikigo nigaho nubwo atari ikiwe, kugira nyibone nibo nyine byaciye mu Mbuto Foundation. Ndakibwa umugisha. Ufite ibyifuzo byiza, teta arifuza ati nyamuneka mudusengere cyangwa mudufashe, turakodesha. Urumva gukodeshanya n'abana 5 uri bubagaburire, rubafashe ishuri ntago byoroshye. Afite icyifuzo kiza teta bati Imana iduhaye inzu natwe tukabona aho tuba, nibura mama amafaranga atanga yishyura inzu yajya duhahishirizamo tukarya. Namwe mubafashe gusenga Imana ica inzira kugira ngo nabo ibahereze inzu yabo cyangwa ibahe gakondo bakiri ku isi. Afite rero n'ikindi cyifuzo cyuko rwose abana barumuna bajya babona uburyo bwo kugira ngo bazamuke neza nabo bakiga, ndetse mama we aravuze ati ntago ari ku rwego ariho
kugira ngo abe yabasha kudutunga cyangwa kudufasha buri kimwe cyose ku byadoda ntabwo ari urwego ruri hejuru, urwego ruri hasi cyane. nawe urumva umuntu udodera aho hantu nyine yahavuze mwahumvise, ntabwo biba byoroshye, ariko ndahamya ko Imana imuri hafi kandi namwe mu muri hafi, ntabwo n'ubundi muri kure ye. Imana y'amahoro ikomeze ibakoreshe. Hanyuma teta, ubu uyu munsi ndumva hari ijambo ushobora nibura kugenera abandi bana wumva bacitse intege. Iryo ryo ndumva hari ikintu wari babwiyeho, ariko si icyifuzo nyamukuru ufite cyangwa ijambo wumva wabwira papa wawe ahantu yaba ari, kuko nubwo aka kanya ntabwo twicaranye nawe, ariko iki kiganiro turimo gukora azacyumva, kuko ndumva hashize imyaka 3 mutabonana. Uyu munsi ufite imyaka 17, ndakeka ashobora kuba yaragiye ufite imyaka 13 cya 14. Uyu munsi azabona teta, abone teta yabaye umuntu mukuru. Ese ni iyihe message waha papa wawe ahantu ari uyu munsi? papa icyo kumubwira icya mbere, ibintu yakoze si byiza. Yego. Kubyara abana ukabashyira ku isi wangiza ukabata. Yego. Kandi yadutaye n'ubundi turi no mu ikode. Yego. Turi mu buzima butari bwiza. Ikintu cya mbere ibintu yakoze ntabwo ari iby'ubutwari. Yego. Ntabwo ari ibyo yakwifuriza abandi bagabo cyangwa abagore. Yego. Ahari ajye yigaya. Kandi ikindi sinzi nimba bizashoboka ngo ajye yiyumvamo urukundo, kuko nubwo yagiye ntatuvugisha ntaki. Mba numva ibintu yakoze atari byiza. Kandi muramukumbura. Ngaho base musuhuze ahari, nibura umubwira uti papa, nubwo ntakubona, nubwo utaduhamagara, ariko turagusuhuza base. Ndamusuhuje ahari hose. Kuko ni papa wawe. Uramusuhuje, musuhuze rwose. Papa wa teta aho uri hose, teta aragusuhuza cyane, ibindi yabyivugiye wabyumvise. Teta komera, hangane w'intwari, ugumane na mama, mufatikanye kurera barumuna bawe bakiri inyuma ndetse n'abasaza bawe. Ibyiza biri imbere, kandi papa n'Imana ishobora kumuvugiramo akongera akagaruka akabasanga mu gihe rero ataraza. ni mwihangane. None turihanganye. Yego. Yose ishize adahari. Yego. Hari utabyihanganira n'ukwezi kumwe. Yego. Ntabwo byoroshye rero, ariko icyo nakwifuriza, ihangane ukomere, ube umukobwa w'intangarugero, ujye wirinda kumva ko ibyo ubonana abandi bana b'abakobwa nawe wabishaka kandi mama atabifitiye ubushobozi. Uvuga ngo nubwo ntarimo kwibona uyu munsi, ariko nzabibona, ndacyari mutoya, ndacyafite imbaraga, ejo nanjye nzabibona kandi nanjye mbigizemo uruhare. Komera rero wihangane, kandi ujye ukomeza na barumuna bawe ndetse n'abandi bana musangiye ubuzima hano ku isi cyangwa hano mu gihugu cyacu no ku ishuri. Abandi bana bose ujye bakomeza gute, ni mukomere, ni mwihangane, ibyiza tuzabigeraho nubwo twaba duhangayitse umunsi, ariko hari icyizere. Yego. Urakoze cyane teta. Yego, Imana iguhe umugisha. Reka tuvugane na mama wa teta. Mama teta, umukobwa wawe atuganirije neza cyane. Afite amagambo y'ubutwari. Yego. Rero ni ukuri, nawe sinzi nimba hari ka message kandi waha abantu bakurikira Hirwa TV, kuko bari bagukumbuye kukubona. Nawe nimba hari ikindi kintu wababwira, kuko bari bantumye gusura teta, nawe ndumva ari ikintu wababwira. kugira ngo mbabwire bakomere. Yego. Ibi byose turi kubona hano mu isi, iyi ni intambara twashyizwemo na Satani. Yego. Ariko impamvu tugomba gukomera, mbona iri no hafi kurangira. Iri hafi, reka twihangane dukomere, twe gucika intege. Buri rugambi yo rukomera rugiye kurangira. Ikindi, buriya nyuma y'ubuzima hari ubundi. Hari igihe tuzabaho tutibuka ibi ngibi, tutibuka ko hari igihe twatawe n'abatware, tutibuka ko hari igihe twapfushije, tutibuka ko hari igihe twabaye mu bibazo ibyo ari byo byose, tugafata ubundi buzima. Jya nkunda ijambo rivuga ngo abantu nibagera mu ijuru bazibagirwa imibereho. Kwibagirwa burundu ntabwo hazabaho kwibuka, hazabaho kwibagirwa burundu. Niyo mpamvu rero nta kigomba kuduca intege, tugomba kurwana tujya imbere kurenza uko twasubiza amaso inyuma mu byarangiye, kuko buri byarangiye nyine biba byadusize, ahubwo reka turebe ibiri imbere.
Okay. rero Ni ukuri pe arongera ahumurije abantu ati nyamuneka nta mpamvu zo gucika intege, nta mpamvu zo gucogora, gusanga ibyiza biri imbere kuko nitugera no mu ijuru ibyo byose twahuriye nabyo mu isi tuzabyibagirwa. Ni ukuri rero data wo mu ijuru aguha umugisha kandi aracyakomeje wa mwuga we wo kudoda, aradoda neza cyane. Abamama bamuyoboke, abari mu mpande zitandukanye bumva rwose yabadodera. Nimero ziwe zibaho kuri hasi hariya rwose wazibona, n'undi mwamuhamagara akabadodera, kandi nawe afite icyifuzo cy'uko Imana yamuzamura ndetse impano ye ikaguka kugira ngo ubudozi bwe burusheho kuzamuka. Rero turabashimiye cyane kubw'umwanya mwiza cyane mwaduhaye, kubwo kwemera kuganira natwe. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ni ukuri natwe twarabakunze, n'ababakurikiye barabakunze, kandi ntabwo turangirije aha ngaha, n'ubundi tuzagaruka kubasura. Namwe rero mukurikira Hirwa TV, ni ukuri uyu mubyeyi muzamusure, afite ibyifuzo byinshi mu mutima we, ndetse mwabyumvise byose n'ibyo umwana yasobanuye. Abana bagiye kujya ku ishuri, uko umwami Imana azagushoboza uko nguko nyine n'ubundi ujye ubigenza. Nawe wumvaga ari ukuntu umutima ugukomanga, aba ari kubigenza kugira ngo ugire uwufasha. Hari uwo muturanye, ushobora kutaza mu karere ka Bugesera, ariko hari abandi benshi muturanye bafite ibibazo bitandukanye, nyamara nawe ubegereye wabafasha, kandi Imana yo mu ijuru yaguha umugisha. Rero ni ukuri ndashimira Teta cyane, by'umwihariko Teta uri umukobwa mwiza. Imana yo mu ijuru ikomeze ikurere neza kandi iguhagarike, igushyigikire muri buri kimwe cyose. Uzajye kwishura amahoro kandi uzatsinde neza. Teta Yesu aguha umugisha. Nukuri ndumva n'ubundi waduhakanya tugasenga Imana, ukadusengera, ukadushyira imbere y'Imana kugira ngo Imana ikomeze ibane natwe ndetse ibane n'abandi bose muri rusange. Murakoze. dushime Imana. Turacyagushima Uwiteka mwa Imana Nyiringabo, ugira neza bugacya bukira, izina ryawe ntabwo icyubahiro. Reka tugushime kuko urabikwiye, uri umugabo w'intwari, uri umugabo ukomeye. Abaturebera muri iyi si baturera mu zindi ndorerwamo, ariko nawe ufite ibindi tureberamo. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo icyakora bamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Turanezerewe cyane kuko tutari abakozi b'Imana, ahubwo turi abana b'Imana. Ntabwo turi abapagasi, ntabwo turi abanyagikari, nta nubwo turi inkone z'Imana. Twe turi abana bawe, izina ryawe icyubahiro. Rero turakwinginze kugira ngo uduhe kurinda ibyasezeranijwe, uduhe kuba umugabane ukomeye cyane wo gutegereza iby'abana, kuko umwana iyo aragwa ntaragwa kimwe n'umugaragu. Uduhe kwitegura umurage wacu, tutangiza agakiza twahawe. Amen. Ubwo niko nsengeye rero aba baje kudusura kugira ngo bagire neza. Ni ukuri umurimo wabo wagure kugira ngo umwami Imana bakomeze gukora hirya no hino, kandi ufashe abantu bose bafite ibibazo hirya no hino ku isi babere igisubizo. Amen. Ndakwinginze kugira ngo hamwe nabo tuzahure mu bwami bwawe, ndetse n'abandi bose baduhanze amaso. Data akomeza kutubana, tugiye gutandukana, ubane n'ubugingo bwabo, ubane n'imibiri yabo. Nubyemera tuzongere duhure turi bazima, tuzashima urukundo rwawe. Fasha buri muntu wese wakurikiranye ikiganiro, kandi kibashe kugira icyo kimumarira, nawe agire icyo amarira abandi, kubwa Yesu umucunguzi wacu. Amen.